Juni biteze kugenda nje kukureba. Meze bite? Shani fresh. Neze ko nanje mu rugo kabugiye. Akakira giki? Shani ne mu rugo numva irongore baryanyishe nanje ngo twe twiganira ma. Mani nanjye ndebye kwicara mu rugo. Shagenze biteze. Bonye bitavamo mani. Magenda ndeba sister wanjye ibintu barimo n'umugabo we nkabana ntakirwa nicaye mu rugo mbareba mani bihita binjye mu maso. Ese nshakira giki? Shanyine ni irongore yarenyishe gusa ndavuga nze tube twiganirira nta birenze. Ni byiza mani gusa buriya mani. Hari ikintu by'icyo kindi mu kinga wakira. Bwira akuze mani. Ufite nk'umubebi wawe mu nzu. Turatangiye. Ntabwo ari byandi byanjye mwana. Gusa nyine abagabo babayeho neza cyane. Joni ryo nirare kandi utagiye kuza. Ntabwo ari rari mwana ariko uzi ko ufite umubebi wawe mu nzu wakira. Ukajya utambutse wose umureba. Urumva? Wajya ku meza ukamusanga. Agutegereje mbese. Ntusho wasanga hari wakiriwe yaguteguriye. Wowe jya mbona rimwe na rimwe ngo imura ry'umuceri ubone ngo imura ry'ifiriti ubone ngo imura ry'igitoki n'iki sinzi ibintu byawe wowe buri ntukabimbwire imana. Ibyo ngibyo ubone nta kintu bimaze ubu ni imbyino. Iri nzoka mwana. Semba nkubona uhinduranya se turatona uhinduranya n'iki mba nakubonye mwana. Wabuze uko ugira rero. None se ariko ngeyo ndebye kabura mane buriya abakobwa ubundi no batera ibyo bintu byose mwana. Juni mbanza tumva ngiye nakubwiye ngo umukobwa aje kugusura atambaye buriya bujepo baza biyambitse wa iryo rari warikura he? Umva nakubwiye ngo abagabo nibo bitera kuko nubundi irari ry'abagabo heza. Rero ngiye kire tujya dupfa ntabwo ujya umva ushaka kugumya uharira mane ibintu byo kugumya uharira wowe uburana buri kanya. Basi reka ngiye nkureke ka tubazo no mu sister dukiza. Umva sister ngo ino dukiza hano. Rero dufite ikibazo. Dufashe rwose. Nicyo kibazo ari umugore n'umugabo kugira ngo batane nyuma bituka kuri ibi. Uko se mwabagabo ubu koko muhagaze hano muri uyu muhanda muri ka rubanda abahisi n'abagenzi baratambuka muri bibazo by'abagore n'abagabo. Tubabarira dufashe. Twebwe dukize turi kuburana. Ni bande batuma umuntu agirira. Mwakagombye gufata ahantu mukicara nk'abagore n'abagabo mukajya inama n'abagore banyu cyangwa mwarangiza mukareba igikorwa. Ukavuga ati reka twicare dufite ikibazo runaka turicaye tugiye inama. Naho ibyo ntabwo ari ibintu byo guhagarara mu muhanda ngo muganire ku bagore n'abagabo. Reka mbareke nanigendere oya reka mwihorera agende mureka agende. Oya ni amatiku y'abagabo rwose mwajye mwibanga abantu b'abagabo bwose. Ngiye mba nkubwira dore urabona iyo ngo atemeje ko ari abakobwa mba nakubwiye.
nigendera mani. reka nkubwire Reka mani. umva nkubwire ngaha basi tuza none se ubaye iki Arisi urabizi ndagukunda ariko ndeka ngende. nyine tuza sibyo ufite n'urukweto rwawe ufite bimwe uri kugendesha n'ibirenge Ceceka yananyishe. uzi ko wagira ngo ubonye igisimba neza Arisi reka njye kureba umugabo ndaje. Arisi mbabarira. mbwira ikintu ubaye Ntubizi ko ngukunda mbabarira ngende. Ni ukuri mbabarira. Basi ndareba umugabo. ese buriya bari basi nta kundi uzasubira Ubeshyigize. Biba bimeze neza nkubwiye ko bimeze neza nta kibazo. Okay. None se mahajya gushita ngo bijya bikurenga neza ebana ngukumva bimeze neza cyane ku buryo namva wajya bobanye neza na Njye nakubwiye ariko bimeze mwana. Urumva? Narabwiye ngo sister wanjye n'umugabo we. Ebana birirwa bameze neza mu rugo ku buryo nanjye bintera n'ishyari kabisa. Urumva? Cyakwereka urw'iwacu mwana. Cyakwereka urw'iwacu n'ubwo watabumirwa. Bimeze rute? N'umuriro wumva umuriro wa nyawo. Umugore n'umugabo. Bameze mu rugo ye bahari pe. Bari muri salo n'isheri ishushu. Sweet mutima saza ndi nyine nawe uzi zose. Ariko ikimbabaza ni kimwe. Iyo buri umwe avuye mu rugo agiye. Mwana mbese ubundi boss atera intambwe ngarasohotse hinjura undi mugabo areshya nte uzi uwo mugabo mana yagasari narume areshya n'iki gikumu Bibaze boss ariko nawe mbona atari shyashya kuko nawe mbona nawe hari igihe agira gutya kiyeranje bivuga ngo iyo bibaye nka gutyo nawe uri mu rugo bigutera ubwoba buke se ureka mubwire mwana ibyo bitewe n'ibintu mbona mu rugo nanjye mpita ngirira rimari ryo kuba nazana umugore vuba vuba kandi bitari kera uri seriyezo zamuzana bitari kera mana reka nkubwize ukuri njyewe kugira ngo nzane umugore mbane nk'uko na boss na mabuje babanye na mugore namugira uyu serious kandi ubundi ugira ubwenge mu mutwe wawe mana ijya ubyihorera none se reka nkubaze umuntu n'imyaka ufite ugafata inzoga mana akaravuga ngo ugiye kuyisimbuza umugore nakubwiye ngo kugira ngo ngire umugore nk'uriya cyangwa ajye mba umugabo nk'uriya kuba ku rugo mbese rumeze kuriya mane ntabyihorera izina ry'Imana agiye nararahiye yuko kugira ngo mbe kurira mu rugo iwanjye mane birambabaza bimwe bikaze ukumva iki ngiki ariyo maherezo yawe shamani bibaye na byiza byaba ari byo ko birarutwa nabyo kuraje gusa icyo nkubwiye cyo ngewe ibana nta minsi myinshi irimo kabisa bitewe n'urukundo mbona mu rugo nyine biryohera mana ariko uzi kuba wirirwa nanjye bigera bikantera ishyari n'irarimana bitari kera uzabona kumva bikuri ku mutima cyane rwose ntibizagutungura ngo uzabona n'abazanye umurwayi azajye kwa muganga ntabyo uburwayi kuzana umugore se wumva ari uburwayi imana cyane ngiye mbona umva ni nk'uburwayi imyumvire yawe urumva gusa nyine ibyo sinabikubuza niba ari byo wishyizemo tu ariko ibyo gihe nta nubwo nakwirirwa ngendana nabyo kabisa nta kintu wanyumvisha ngo mfite inzoga kubera yuko ibyo mbona nakumira nta kibazo tu reka mureke rero mani nanjye ntasanga ahubwo nanjye banyadukiraho zikampiraho kuko ibyo mbona hariya ni nk'ibyo mu muriro ubanza ese ibyo mbwira uruseri urakomeje ahubwo nzakubwira ubutaha uko bizaba byagenze ndabizi uyu munsi noneho babarira gato ngucike rwose nzakubwira ndaza no kuguhamagara nkubwire si inshuti noneho kabisa afashe umukobwa
ase sheri wagiye ugira gahunda koko yakuri kugenda nk'akanyamasyo wagira ngo uri kuza upfukamye pe shambo barira nshaka ko tuganira kandi ntabwo nshaka ko umugabo wanjye ahagusanga sawa rero sawa sheri urashize urahageze noneho karibu sheri tugabire gukuramo inkweto reka nzikure mugiye kunshuka ntazi ko ntazi iyi tapi aha sava umva uranyishanyije ariko sinkubere umva uratinze kandi umva ndagukeneye byata umva mana we umuswa nendaga gucikamo kabiri byo biragaragara ko uje wiruka uziko n'ibyunzwe byakuresha mwana uze ntase nabuze n'akamoto sinje n'amaguru ariye mbabarira rwose tuve muri ibyo ntabwo nshaka ko umugabo wanjye agusanga aha hantu bimeze bite se nshaka kugisha inama urabizi ko ntacyo mbamuhisha uri inshuti yanjye kuva kera cyane ariko mfite umugabo nakunze hahandi mba numva ngiye nko gusara mba numva ako kari ibyo bintu byumvise asekane ninkubwira ko fana ibyo guseka kari kandi nawe utangiye kuzajya uhinisha icyo mfa nawe rero ntabwo nubwo ushaka no kuntega amatwi wagiye uva muri bya bintu uhinisha gusa uragira ngo urebe reaction ngira ntabwo nakomeza umugabo ntabwo umva ni umugabo pe utari uwawe se uwanjye sinkinumva ko nkinamukeneye aseka neza none harahumura mana tuba turi kumwe nkumva ngenda mwihumuriza umva none yaseka uziko baranitse amenyo wagira ngo nanjye nize guseka nkawe afite mu kanwa heza nimba ikubwira uwumve ko nyine pe umaze gusara n'Imana ni umugabo ni umusore ni igiki nyine ni umugabo ariko nanjye ndi umugore ntabwo nabuze ikintu cyatuma mbitangira hanyuma se ndamukunda pe ndamufite ariko ndamukunda uziko nahumura arahumura afite romance umva banduze mfasha gute umva tugera Rwanda nta n'umuvuzi wa gihanguzi ngo basinge kukuvuza ubwo burozi uburuke asubwo nizo namuje kungira nk'inshuti yanjye akagombye kubinyumva hanyuma nkubwire ngo genda ngo ukunde uwo mugabo ngo sinzi ngo arahumura ngo sinzi ngo seka neza hanyuma uwo mwashakanye se ntabwo bibonaga ko seka neza ubu utangiye kubona ko seka nabi umva n'ubarazi uri kunkinira umva ndakubwiye ngo ndi mu birere nakutumye ho ngira inama yuko nabigenza kugira ngo ikigabo cyanjye kitazarabuka nawe kumbwira ngo mureke byo ntibishoboka uragira ngo ngushyigikire inama yo kuzabigenza umva rero niba utanshyigikire umva nkubwire ibyo bintu urimo n'ubupfapfa sinkubeshye urumva ukwiye kunseka muri aka kanya umva nagutumyeho ngo ngire inama niba utabishoboye aho ngaho nakugiriye ihe nama kuko mbabarira ubwiza ukuri ngaho rero sheri icyo nagusabaga no kungira inama ahasigaye ndagusaba kungirira ibanga ryonyine niryo ngusabye umugabo wanjye ntazarabukwe ibyanjye nzabyimenyera humura mfite uko nzabyarana kugenda n'umugabo wanjye ubwo nicyo mpamagariye niba wumva ari ugusa nta kibazo cyo ngusabye n'ibanga haguruka nguherekeze ugenda baragwira cyo ko rwo watangiye kuza gutyo ntago mbizi kare ngaho da iyo inama njyanama ni bwoko shisha sawa sheri ndabona ntazi urugendo rwiza ngaho kuri bunamere sawa ugera urugendo rwiza bebe kwikinga ibyo ndimo ntabyo nzi ariko ugaza urukundo icyo ari cyo cyane kanicatigira ahubwo nawe uranyumvira ukuntu byariye batabuze kavugaga reka nagende namvire mu buzima cyapfa no kumbikira ibanga akunda icya gihugu kiri
niko kado kadogo Karame! kado waruri ko witabiye hafi nk'uwari uri hano hanyu oya ndi hariya ndimo ndagira amabuja ugira gute narimo ndoza ibyombo ariko nari mbirangije narimo ndabihanagura neza bishyire mu kabati wari urimo woza ibyombo mu gikari witabira ahangaha oya nari nagomba nkingura urugi hariya nari ndi hariya hanze mu gikari chunga sana mabuja sawa genda umese ya myenda y'abana gira vuba ariko sinkavuge kabiri uyu munsi se turarya iki saa sita mundya mva imbere umunsi mwiza ariko se reka nkubaze kugira ngo ubone nimero yanjye wabinyujije mu zihe nzira byagenze gute ntabwo wibuka cyagiye utunyuraho ndabyibuka nta mwana se wibuka waje gukurikira akagutira telefone kumbe urya mwana yari ari afitanye plan nawe yarajanira telefone ngo arashaka guhamagara burya niwe wari umutumye ngiye yahamagaye rero nambaye ndayibona ese mvuga ndi bushake nambaye nkayibona birantangaje cyane none se ubwo nimero yanjye wayishakiraga iki nyine cyagiye sinkubeshye pe waraje ubona ibintu twe turimo tuburana by'amatiku n'iki mbona ntabwo byitayeho urikomereje urigendeye ndavuga ati si umuntu utitaye ku bintu twari turimo mbona ndavuga ati n'umuntu kabisa ashobora kuba yavamo umuntu muzima mwahuza mukaganira niyo mpamvu nyine nanjye nahise nohereza uriya mwana ahita ampamagara ndamfata nomero yawe gutyo burya biriya bintu mwari murimo byaranyobeye abantu b'abagabo murifata koko mugahagarara mu muhanda mukaganira ku bintu by'abagore biriya bigiye nese ibyo navugaga urabona atari byo reka ubu se ni igiki cyamuye mu rugo burya ntureba se kuko uzi ikintu cy'abagabo burya ntabwo ari byiza guhagarara mu muhanda ngo muganire ibintu wakagombye kwicara ahantu nk'uko wampamagaye ngo ninze umbwira uranshaka n'ubundi bari kumuhamagara mu rugo kaza mukabivuganira guhagarara mu muhanda kwe ariko urabona ko ibyo naburanaga ari byo abagore nimwe mukuru abagabo gusenga bareba abantu bose banturukije nkaza kukureba ndabona bitoroshye noneho kabisa nyine ariko ngewe buriya ndebye mbona nta birenze ngenda nishimye ariko da tubona twanahuza n'iki nutabyemera nzaba urakoze cyane nta kundi nyine ubwo ngubwo niyo nzira biba byashatse gucamo kuko waratekereje ko ntumaho uriya mwana hari impamvu ibindi byose tuzagenda tubireba nyuma uko iminsi igenda yicuma ariko biriya bintu ntimuzabyongere nk'abantu bakuru nk'amwe kabisa noneho kuba tunaganiriye ndumva nkukunze cyane saba urakoze cyane nawe urakoze nyine kuba amahitamo yawe kugira ngo tuganire ubwo wenda tuzashaka ukundi kuntu twongera tukaganira byimbitseho bigiyemo cyane sawa buriya wampamagaye hari ahandi hantu ngiye kujya ngo nagenda nta kibazo sawa meriso nimero yawe nayibonye nta kibazo ndaza kuyarojisitira sawa murakoze musigare amahoro ni uko usezera se yego ni uko tuzasubira kabisa yego be Ariya sheri oui samute tumeze bon umugabo ahari oya se ahubwo twagira ngo urerekwa shuwa amaze kugenda none ahangaha nonaha ariko wawu uhamagaye mu gihe cyiza ndabikunze cyane nyine numvaga nanjye ntazi ukuntu umeze bituma numva ubushakashatsi bituma numva ashatse kumuhamagara numva guhumbuye nk'ukuntu ngukumbuye numva amata byamavuta
vrema nanjye ndishimye pe ntabwo ushobora kubyumva. none se wambaye ka kantu nkunda What? Ntukajya untera isoni kuko urabizi mbabarira igihe tuzahurira abisiciyo ndakwinginze ahubwo kuki utari kumpa appointment? umva sheri reka kuvuga no gutaruka ngize amahirwe nsanze ntawe uhari ariko ndifuza ko twasohoka. Byari rero I'm ready. Ready? Yes. Wow. Njyewe murandirimbure ahubwo rero wapanga mbere ukambwira umwanya wawe uririmbure naho njyewe iminsi yose mba ndirimbure nta kibazo. Umva nkubwire, karamyangera namwumvise kuri telefone yego ejo sinzi gahunda zaba afite kandi azamarayo umunsi wose. yego Kuki tutazakwirirwana natwe? wow tuje gukunda Vrema ejo ndumva bibaye kera. Yego. Love you. me too. Ubwo rero reka nkubwire yego ntuzanyicire ejo umunsi wose. ahubwo weho ngenda bigusabye njye nabye ahubwo weho make sure that yuko utazanyicira gahunda. I promise you will be together. Thank you. The whole day. Thank you. Okay, thank you too. Have a nice day. Same to you. Okay, September cool. gahunda ejo ejo Vrema ntabwo ukerewe. Tuzahurira hehe usanga igitondo cyakanda guhamagara mu gitondo cyakorwamo gahunda neza. hamagara again nawe umpe situwasiyo uko zifashe sibyo namara gushingura ikintu Nshinga icyanjye mu rukweto. ubyumva ntubyumva Ewa nabyumvise ntubizi ko ntari umwana nta nubwo rwose bitinze kugera. nicyo ngukundira nicyo ntujya ngora Reka nta bintu byo kugorana byatugoye bari byinshi. n'uwabyara umwe akabyara nkawe Uravuze ngo amata yawe abyaye amavuta. si nk'ibyo byose se Sha sawa rero ubwo reka nkureke. okay sawa umunsi mwiza Merci nawe. ndagukunda Love you too. Bye bye. Wow. Ejo avanye hano ikirere umutwe ugiye se umutima ntago wabura. Ubwo nyine nta kibazo ni umutwe. Dede amakuru meza cyane umeze ute? meze neza nitabye neza ngo kugira ngo numve ko atari yanjye mugore yawe. Okay, humura ntabwo ari byo. meze neza Okay, ndaho bisanzwe meze neza. ndumva ngukumbuye ukuntu Ya nanjye nuko ndagukumbuye nkumbuye kukureba
mbega nawe urabyumva. turakumburanye byo pe. Iminsi myinshi myinshi cyane tuburanye wa mugabo noneho mu rugo. gusa ndagukumbuye sheri. Okay, sorry. Ni ukuvuga ngo uzi gahunda twari dufitanye uyu munsi. Mumbabarire yahindutse. Oh no, sheri why? Wihangane. Bahamagaye byihutirwa mu kazi. Gusa nanjye birambabaje. Nta morale mfite nyine nawe urabyumva. Ariko donc ntabwo nanone akazi nagasiba. Ahubwo reka reka tuzabone nejo. Sheri, nakwanga gusa basi tuzabonana ryari? Inkoko niyo ngoma. Butinze gucya nawe urabyumva. Ndagukumbuye nawe urankumbuye. Sheri, ndifuza ndagukumbuye izo tamu. Okay, mwasi. Thank you. No kuvuga ngo ejo weho wabyuka saa 11 wabyuka saa 10. Nyine nawe urabyumva umunsi wose ugomba kuba wacu, sibyo? Okay. Urakoze cyane. Noneho reka njye mu kazi. Yego sheri, akazi keza wiyiteho. Okay, urakoze cyane. Ndagukunda. Sawa nanjye ndagukunda. Okay, merci. Yeah, have you a good day? Thank you. Okay. Okay. Simukaba kari kunindira kandi mfite gahunda. Kumera tubona amakuru se? Sawa. Ni karibu iwacu. Uraho? Kwa wipanze umujye kujya. Hari umuntu dufite gahunda ako nyine namutegereje kwako. Wewe wamwe ko nshaka. Ni mwicare. Kana mfata kama gatebe. Yicara bavuganira. Amakuru y'iminsi se? Ni meza. Ndabona meze neza. Shaka kabisa pe. Nawe ndabona wipankere ngo wigize umupapa. Umuntu uzajya umenya gute kuri umusore. Cyahora ni kimwandi kwitegurira gushaka nanjye. Nurushaka nurwubaka nanjye nzarwubaka. Ahubwo se buri kubuzwa n'iki? Shaye ngo z'iki gihe wa muntu. Ni danje. Ariko rero nimugore wamamagaye mubwira ko nshaka. Nibyo ushaka kumbwira. Karine uramuzi? Si umugore wanuza washoye? Ndamubona Karine. Washoye? Uzi ukuntu babanye? Umva bintera agahinda byatari kandi buriya yari namufataga nka mukuru wanjye yangiraga inama. Ndabizi ko kuva nacyangwe muri inshuti nasemeze gute? Buriya birambabaza. Urugo rwabo si ntabwo uzi ibyawe bacana inyuma umwe aca hari indi famiye kwa Nuza. Uhaye amakuru ntabwo yamenye. Unahize ibyo nanjye numvishe nawe nibyo wumvishe bacana inyuma no kwa Alex. Hari ukuntu abagabo rwose bahinduranya abagore. Uzi ikibabaje se nuko ari n'inshuti. Ibyo rero nanjye ndabizi. Ahubwo njye mbaranye n'igihe kirekire nuko nicecekeye. Mbese ubu twabikora iki? Ariko rero nanjye ibyo bintu nabyumvishe biranamabaza. Ariko nashakishije ikintu nakora njye ubwanjye mbona nta murongo nayibonera. Ariko kuva nawe ubizi noneho warabimenye. Reka dufatanye dushaka icyo twakora. Kuko ikigaragara bacana inyuma ntabwo ari Joel ntabwo azi ko umugore amuca inyuma, sibyo? Ahita Alex nawe ntabwo azi ko umugore waca inyuma kandi bose akacana inyuma n'ubundi muri izo ngo basirikira muri izo ngo zikare ebyiri. Ibaze aho karere katubahuze batabizi. Icyo gitekerezo kitaba ari cyo. Twabikora gute se? Dushaka ukuntu tubahuza
umwe azagende ari kumwe n'undi atari kumwe n'umugabo we n'undi ari kumwe n'undi babone barahura ariko tubigenze Karine arakuzi sibyo nanjye rero aranze ndetse n'umugabo we ni inshuti yanjye sibyo kandi n'umugabo wa Karine nawe arakuzi uraje weri reka noneho njyewe nzijya nk'umuntu nyine wubatse nanjye sibyo kuko urugo rwa Karine ntabwo banza sibyo njye nzijya nk'umuntu wubatse ufite urugo noneho nawe wigira nk'umuntu ugize gute ufite urugo nawe ufite umugabo sibyo noneho uzagera muri uwo muryango muziranye kwa Karine kuko Karine ni inshuti yawe urumva kandi umubwira ati kare cyawe dushaka ko nzagutumiramo sibyo vuga ati nanjye ku ruhande mfite umuntu tubyumva kimwe sibyo urumva kandi uwo muntu ashaka kuzansohoka igihe nkaho nanjye ndi guca umugabo wanjye inyuma cyane kuko n'ubu bwose we umuziranye nyine muri kiro bakubwira ariko ntabwo azi yuko urashaka hakuzamuga yuko nyine wowe washatse ni uburyo akucuye nyine bisanzwe bategura ibyo uko byigenda nyine nzagenda nanjye namwigizeho umuntu wahatanje mubwira ko ibyo arimo ari byiza mushyigikiye cyane rwose aho kako kawe nanjye nzagenda mbwira Alex urumva mubwira ati gusa wamenye ko mfite umugore kuko ntabwo abizi yuko rero azajya umugore urumva noneho umubwira ati ariko rwose mfite undi mukobwa ku ruhande nkunda cyane ahubwo twibita ku ruhande gusa nk'iyo nawe urabyumva arazahita abyumva nk'umuntu w'umugabo mbese ubwo ni amakupure y'abacana inyuma tuzakora nk'amakupure y'abacana inyuma sibyo noneho ya miryango tubabwira ati kandi nawe nzabwira Alex ati uzazana nawe nyine uzaza uri kumwe n'umuntu ubyumva kimwe ku ruhande atari umugore wawe urumva ubwo azahita azana umugore wande ajowere urumva tuzabikora ku buryo bo batazabimenya ahubwo bazabimenya bazatungurwa ari uko bageze aho ngaho ariko tuzajya tujyana tubahuriza hamwe mbega ukuntu baba basebye koko bazaba barebana uti kubagire ni ikimwaro sibyo ni ikimwaro ariko nyine urumva aho ngaho bazahita baniyunga ahubwo turabahuza gute ku buryo bakemera ni iki cyatuma tubahuza nyine batuma baza kandi uvuga ko tuzakoresha akantu tuzavuga ko akantu k'akarori twakoresheje tuzabarangirana tuzaba turi nyine ko bazi yuko baje mu kirori cyo gutwikana tu aho abantu bacana inyuma siko bimeze koko kari byo niyo mpamvu umutwe umwe wigira inama yo gusa kuko njye byari byancanze wowe nuko umugambi ni uwo nguwo sibyo nuko tuzabahuza rwose ahubwo rero ndabona amasaha akuze sibyo hari umuntu narinjya kureba ubu ngubu yantegereje reka noneho tuzafata umunsi nyirizina noneho baratujye gute tubahamagare ngiye guhita nanjye kuko ndabirambiwe biba bintera isese uzi ukuntu biba bigaragara nabi bigaragara abantu n'umuhanda reka mwana zo guca inyuma uwo mwashaka ngiye kwiga kuba umugore byahata utangiye gutangira kwitwara nk'abo nyine gusa ubundi bazatse buriya akaba ngiye nawe twibanze inyuma yacyo uzi ukuntu ukesha ukaba wamwana nta mitego nanakinze reka twigende kuriya ko tunaberanye kwa kandi tutabihagije ariko tadeyo si ubwo igihe umuntu aba yaguhamagara ntabwo wumva dore kuba wegamye wakwicaye neza nta kibazo ndashaka kukubaza ni iki ubona muri ubu mabuja njyewe ntacyo nta kintu wabonye njye mubonye rwose njye ibintu byose nabonye nibyo numvise mpita mbyibagirwa rwose gusa ushaka kuvuga ushaka kuvuga ibera hano byose nta kintu na kimwe ubona oya nabyibagiwe byose mpita mbyibagirwa
ubwenge uruzura noneho niyo umuntu agusigiye akazi ko gukora urakibagira oya kereka iyo mubonye ibintu byose nyine nabonye n'ibyo numvise bihita mbyibagirwa mbwira ibyo ni ibiki wabonye ibyo nabonye se nase mabuja gusa mbivuga nyine cya gihe uri kumwe na wa mugabo w'igikara w'ubwariye ariko nabonaga ameze neza mabuja kabisa ibyo ndabona ko bareba by'amabogari umva ameze neza uriya mugabo zikaruta na bosi byose bangaho narakwiyana ntabwo nabivuga mabuja kuko n'ubundi narabyibagiwe ntabwo mbyibuka tumuko genda jya mu mirimo yawe vuba ariko hazagira ikintu numva gisohotse hano uko waje ntukuzi ndabizi rwose urakuzi mabuja usubu wanyirukana koko uzasubira wigenza umutwe ntabwo nabivuga ese navuze wicariye amatwi genda jya mu mirimo yawe ariko mabuja hari akantu ushaka kukubwira uzi uriya mubosi ewana uriya mugabo nabonye ari ibogari buriya ari nanjye mabuja ni ukuri pe ubundi ushaka wafatiye ko mbona bosi wanjye nta nubwo muberanye rwose ariko urarwaye iki se amaguru yawe urumva afunze neza mabuja reka ntugire ngo bosi wawe ngo ntabwo ngo bigeze nyine nandi kuvuga wa mugabo w'igikara urumva wa wundi bogari mu muri kumwe urabona cya gihe bya bindi nabonye nta nubwo nabivuga ariko ndavuze ngo jya mu kazi kawe mabuja umva mubwire n'akandi hari ibintu nabonye cya gihe muri kumwe nta handi nyine yaje kugusura ubu ngubu mba numiwe ntabwo nabivuga genda jya mu kazi kawe ntabwo nshaka kuvuga ariko ntabwo ariko icyo nkubwiye cyo hazagira iki nubona bigucitse nahise mbyibagirwa ntabwo nabivuga ubwo se ubivuze ari indi ubikubwiye n'ubundi twabyibagiwe ndakwemera nta kibazo genda tumenera mu telefone narabyibagiwe karabyibuka byose uko biri kumva narabyibagiwe nzabigenza ntera Tadeyo bose nabitabye nicare se ntabwo mbizi ko nabonye igiye yambaye neza bana yambaye neza yaberewe pe ariko ntabwo nzi aho yagiye ntabwo yambwiye agenda atakubwiye ese yaba atakubwiye ngewe akambwira rwose ntabwo mbizi pe kubera iki ubundi ntiramenya aho yagiye urumva se nashinzwe kumenya aho yagiye ni ngombwa kubimenya se ubundi bose kumera ukamusenga byaje kugenda gute ibi byose mbona icyo ubona ibyo gusenga bihuriye ni ibiki utazi ese umbwire neza nyine mbona uva hano ugenda ariko buriya ugiye hari ibintu uba utamenya nyine ibyo bintu ni ibiki nyine urebye hari abashyitsi baza uko ugiye haza abashyitsi uko ugiye haza abashyitsi gusa ibyo ngibyo uba ubizi abashyitsi reka bwira neza yicara hano yicara hano mbwira ngo abashyitsi baza hano ni bande babonetse gute abashyitsi oya mbwira humura rwose ntacyo uba oya mbwira
nyine ni abashyitsi basanzwe bari aho ngaho ni ibisanzwe nyine ni bande mbwira humura ni abaturanyi baba baje nyine nta kibazo ni ibintu bisanzwe kade karame ufite ubwoba humura weho niba ari abashyitsi ni bande baturuka he ubona bameze bate iyo bageze hano se bakora iki bose ntacyo ahubwo nyine mva mubwire sibyo nawe uri umuntu mukuru nyine kandi ushishoza uzicungira nta kibazo ahubwo oya kado mbwira humura udasanga ushiriye uretse zindaye birashoboka ko uyu mugore yaba akenye ese yaba yaramenye neza ko nanjye muca inyuma ibi bintu ngomba kubikurikirana kandi nkamenya ibyo ari byo ko kadogo mpisha ibintu ndi umuntu mukuru kandi w'umugabo uzi ubwenge mbonye icyo gukora ibi ndabikurikirana kiri kuvuga ngo gute cyangwa kirakanga kadugu uvuye he n'inzoga noneho ko wamenye se ubusobanuro ntabwo iki kintu ubundi ugira ubwenge ndabufite mbwiye unyitaba uri kunywa inzoga mu rugo rw'abantu batanywa inzoga ntushyimabuze rero kosa nakoze si uko wamembye basi ngo usomye ariko mbabarire ko kuntuka ndavuze ngo sinkanavuge nawe uhagaze buba hasi simabuze tukamuze ngo tukama sike ese ubundi nakoze iki mabuja rwose nta kintu wakoze aha hose huzuye imyanda uri kunywa inzoga uri kwiyahuza inzoga mu rugo rw'abantu batanywa inzoga nta soni je rwose nukomeza kunoteza bigeze ahanga je nzavuga n'ibintu byose nabonye je uvuze bivuga undeba uvuze ngo ndavuze bivuga undeba ndavuze ngo bivuga undeba undi n'ibicyo wambaye rwose byereka nzabivuga byose kuko sindakabati ubundi reka nyine reka mbaza mubwire reka mbaza mubwire nyine vuga nyine vuga nyine reka vuga ibyo uvuga ubundi boss wanamuburanye kigiye cyose akora namanywa nijoro akora ariko ntago ujya wumva nose reka mbaza mubwire byose reka mbaza mubwire byose ukuntu biteye uvuze ngo nyine ndakubwiye ngo nutitonda urutwa rwawe uzasigara nta n'urwo ufite gicucu none se mabuje reka mubwire ukugenda nara abana ku ishuri bariga neza nta kibazo dufite ntajya baramemba ndavuze ngo nzakwase none se n'icyo mvuze kitari uko mbwira ziba ahubwo reka ziba ndavuze ngo ziba nacecetse hari ahantu ngiye ninjye nawe turi muri uru rugo nzajya numva wumbura ubwo buzutugaye ngo ni ubuntu nzamena urwo rutwe washyanowe ariko ni ziba gicocu gusa ubundi mubisimbura igiki simbura n'ibintera umwaku none se mabuze ndanduza kwinywa inzoga zijya uba wazigura mu mafaranga yanjye byose nuba wabitangiye reba njye nuko nyine nanjye nuko ndi umukozi ariko nanjye ndareba ndi umuntu mukuru nakwishyiramo icyimbo cya bose ntabwo birangiriye hano babuze rwose ntabwo nabura kubibwira bose kubera ko bose arambabaza uko buri kose icupa ryanjye
kanarajye no kumenya ubwo y'amezi ushobora wose mbona umenyeho kandi kugira ngo nibura mbone furi ntabwo birangiye. hanyuma se vuye hari umuntu nari ngiye kwitaba wari umumagaye. ntabwo se wagenda ukagenda utanavuze ni wowe none se wari uri hano ngo nkubwire usibye ko numvaga atari na ngombwa ni umuntu wari umpamagaye byihutirwa numva atari ngombwa kwirirwa ngo uteshe umutwe ku buryo wava mu rugo ukagenda utamenyesheje nibura ahantu ugiye. numvaga nta kibazo kubera ko numvaga nanjye ntari butinde. ariko wari uzi ko uri umugore hano? yego ndabizi. nanjye nkaba umugabo. yego ndabizi ko uri umugabo, ndi umugore ukaba umugabo, nese nje mvuga ko nihindurije nabaye umugabo. ndabizi ndi umugore, ndi umutima w'urugo ariko nawe uri umutwe w'urugo. ntacyo. bite se? ni ibisanzwe gusa umenye yuko uri umugore mu rugo uri umutima w'urugo hano. ugiye kubikomeza. ngira ngo ibyo mvuze urabyumvise. nabyumvishe nyine ariko nanjye nibyo nari nkubwiye, ibyo mbizi neza ko ndi mutima w'urugo ariko nawe uri umutwe w'urugo kandi nawe ikindi nta nubwo nari nzi gahunda wari urimo. se ni ngombwa ngo njye ntanga amatangazo y'ahantu ngiye hose? ni ngombwa kugira ngo umugore mu rugo asohoke umugabo aze abagiye. hanyuma se we kuba wasohotse utambwiye? ndi umugabo mu rugo. ni ukuri ariko nta kibazo. okay, nizere ko byumvishije tutazasubira. noneho ngiye reka mbikumenyeshe ndagiye. iyo muri gahunda z'akazi baba bampamagara n'ubu ngubu barimo baranyandikira banshaka byihutirwa. rero ndagiye. ni ngaho ugenda nta kibazo. ariko ubundi ntaragenda hari yansi. kubera igeze iki nicyo kimenyetso cyerekana yuko umugore afite umugabo n'umugabo afite umugore. twambikiye kugira ngo tubisige mu rugo. si ngaho mpita ntigiye kurikora. uyarekana wicare neza. none se ikibazo ni icyo kimenyetso kiri ku kuboko, hari umunsi utabona abazikuramo kandi bakajya mu mabi, cyangwa ikimenyetso cya mbere, impeta ya mbere nemera ni impeta yo ku mutima. iki ngiki ni ikimenyetso kandi wayikuramo. ubu se ko ndeba nawe bitangiye kujabuka ejo ntizavamo. kubinjabuka no kuba nyambara ntacyo bintwaye. njye narabyibushye nega mu rutoki rarurya. okay, tuzagura iyindi ariko nawe uzemere kuyambara. nzayambara nyine kubera ko izaba inkwira, ariko ujya umenya yuko impeta itari ku mutima iyi ngiyi umuntu ayivanamo akajya gukora ibyo ashaka. umunyarwanda yaciye umugani ngo akari ku mutima agasesekara. reka ngende muri izo gahunda, nta kindi tuzagenda tubivuganaho kubw'ejo no kubukeye. kandi nizere ko ibiganiro tugiranye urasigara ubitekerezaho neza. nabyumviseho umuhanda mwiza. sinzi ngo impeta, sinzi ngo kugenda mvuze, ubu nyine bihuriyemo nawe ngize Imana urabivuze. ese James karamwe ko mwadutumye ngo hano hari ikirori mu rugo rw'umuntu, ngira ibintu byanyu byanancanze. aha nanjye nje nk'iyagatera ngo hari ibirori. rekera aho ngaho tuza. surprise
Surprise. Yes, of course. Muraryoherwa icyo nzi cyo. Nta gafanta karayira. ariko se muri kwirukanswa n'iki muri kwirukanswa n'iki Nta gafanta nta ki hanze niba munatubeshya muzane fanta umuntu aninywera. Fanta urumva aricyo ukeneye mu buzima bwawe. Nta kibazo ariko bazi ikirori kitagira n'ikintu cyo kunywa koko. mufata abantu bakuru koko mukana Turi turi babyara banyu Turi bakuru icyo mushaka si ukwenjoyinga mukaryoshya muraje mubone. oya ibintu twanafungura na radiyo n'uwari we wese tukarya umuziki n'uwari we wese koko nutareba ntakabakaba tuze mu kanya mugiye kuryoherwa ariko se ubundi ntabwo mwishimye kuba muri kumwe ubu ntabwo ibyo ngibyo bibanejeje ibyo birasanzwe ariko nanone murebe iyo tuvuye hose tukaza Mujye mwitandukanye tuje mu kirori uriya mugore ufite wishakiye. uzi yuko ntunguwe no gusanga ari hano tuje Nkawe wagiye gushaka umugore wagiye ushaka umugore si muri mande yawe. Mwese bose si abagore. We ni umugore ari umugore waramuryoheye kurusha uzi ukuntu nanjye uyu nguyu anurira kurusha abandi bose ibyo bintu byanyu muri bose wagira ngo muri kudukina neza yara n'ibibatika nta kindi mugambiriye ariko se ejo we utambeshye umugore nakuryohera ati reka nkubwire kumwibwira amazina ese nta nubwo mwibuka ariko hashize n'iminsi ni James siko renzi ko mwamiganye muziranye akamuheruka kera yego ni imyaka ishira akajya agenda mwitiranya n'abo bagendaga basa so mureka tureke gutinda ariko bafite surprise tugiye kwishima tugiye kunezerwa mutegereze gusa Ariela yarota Come, ngwino nawe komeza uenjoyinga ikirori. ariko isingura mu kirori mwa ariko se bada burya wanyumviraga ubusa none se ntabwo ari ibyo ngibyo umva kare mutuze kuba nicaranye na Noel wicarane n'umugabo nabwo witwa umugabo wicara uko wambabarira ukamupa Karine mbabara wicare sibyo mbabara wicare wambabarira ukamupa Karine akubonye ahantu bavuye n'inkingi yose surprise mwatubwira mbabara nawe nawe se suyibafitiye nawe uraba afite surprise icara ahubwo igira hino bicanga wicarane wese se bafite surprise sibyo icara pe icara tubabwire mbabara wicare surprise zambire umubare wicare sibyo mucyo tubabwire mutuze icara manje nkunda u Rwanda tubuze ariko mutuze Joel tuze simbura mu bicare pe nduri kuburana se ko ababaye reka si surprise se bisa nazire mumbabare mutuze nitwe twabahamagaye mwumva icyo twabahamagaye sibyo ndakeka mwese surprise murayibonye zidatunguwe muri byo kari nta soni Joel wowe nazo ufite se ceceka mwese murazifite tuze tubabwire icyo twabahamagariye hano oya mutuze tubabwire sibyo tuze kandi ibintu biragenda neza ese we nta cyabwiza oya ceceka Alex tuza pe sibyo
ibintu biragenda neza. Ngaho nawe rira ntabwo ari wowe mwari muri kumwe se. Ngaho nawe rira. Oya. ese ubwo muracyafite n'amagambo yo kuvuga? ubwo suririza nkumi Oya muracyafite amagambo yo kuvuga? ngo bagire ngo simugira n'isoni mwese nawe ceceka sose. Wambabariye uko ceceka. Ubu yatujije nawe mutuze sibyo tubabwiye. Rero twabahamagaje tubabwira yuko ari ikirori sibyo, ariko mu by'ukuri ntabwo byari ikirori nyirizina. Njye n'uyu mugenzi wanjye twakurikiranye amakuru yanyu kuva ku cyambere kugeza ku cyambere sibyo, dukurikirana ingo zanyu umunsi ku wundi, tubona urugo rwanyu ingo zanyu ziri kugenda zisenyuka kandi zigenda umugenzi wundi ari kugenda asenyuka kuri uwo mugenzi we sibyo. Ako Sarigisi yamubajije waburanye iki ariya kugira ngo ujye kuri Karim nakivuge na wese yamburanye iki oya mucecetse sibyo, mwebwe ubu ngubu nta jambo mufite, buri mwese muri mu makosa sibyo. Nawe rero waburanye iki Alex ko mutunze niwe wabiteye nyine ntabivuga, ariko ubu ntabwo ari wo muti umucana inyuma. Nawe Joel ko mbabare kuko umuntu akubwiye ati akubajije ikintu waburanye Karim wakivuga niwe wa mugabo we nihorera Karim wowe umuntu akubajije ati waburanye iki ayurugwame n'imbeba wa mugabo we, ariko ibyo ndabyumva sibyo. Niyo mpamvu njyewe nabyubana ayurugwamenywa n'imbeba wirirwa utaha igicuku nkagira ngo wagiye guhaha wagiye mu kazi nawe kumbe uri kunga kazi ishyano nameneye amabanga yanjye yose. Mama wanjye wowe uri he? Wowe uri aha bakumbaritse nawe ceceka wowe wabagiye yego Jo aho wari uzi gutura muri Sahara? Sahara ninde uyituyemo uyituramo se ahubwo uri iki wituramo wowe Sahara uyituza n'iki? Niba utuye muri Sahara kuki uyu nguyu tuvuge ko ariyo yakunze cyane noneho iyo Sahara wanze kuki abandi bayikunda cyangwa ahubwo n'ibitekerezo byanyu biba byabayobeje gusa ceceka aho ngaho mwese muri abanyamafuti naho ritarema iyo Sahara se washatse utayireba kuki se abandi bayifuza ahubwo mwese ko ari uko mutanyurwa mwagiye munyurwa mwakize kunyurwa buriya iyo umuntu yafashe umwanzuro wo kubaka sibyo, uba ushatse wihanganira uko umusanze kose sibyo, ukihanganira amakosa ye yose, noneho aho byanze mukajya hamwe mukareba umuti w'ikibazo, hanyuma ukihanganira n'umugabo utabasha gukorera urugo ngo agire umuhahana cyura, hanyuma se bikagenda bite? Noneho abo wasanze aho ngaho uratujimbije rwose ko nzi neza yuko Regis akora ari umukire. Iryo haho yanga gucyura niri hanyuma si wacu ho ntago naryaga nawe agiye kwishashira wabonye icyo uriya adafite wakiboneye hariya none si we yakiboneye hera kandi nawe we siho yashatse ko yarakibuze wowe urakibona noneho murashaka kuvuga duhite tubahinduranye none buri wese ajyana uwo yashimye niko mubishaka none urumva ko ari ukutanyurwa ako nyine nawe niyisubireho nese umuntu areka kunyurwa ari uko yabonye ikimunyura yarangiza ntanyurwe. Wowe urashaka kugumana uwo washatse cyangwa urashaka ese ko atavuga nawe vuga icyo wabuze mvuga ariko mvuga ibintu bamwakora aha ngaha turashaka gufata umwanzuro cyose niyo wabiteye nabiteye ntiko we wagiye mbere. Shari surprise mwarimo dufitiye nayo mwana mu by'ukuri ntabwo yari umusambane wawe yari umugabo wawe. Oya twe ntabwo turashaka ikiga ahubwo ngewe niyo ntabwo muri kutugira naho mwatwicaje nk'abantu bakuru muturuta ngo mwadutanze kubaka nizi biba muri kutwereka nizo mbuto muri kutwereka nibwo urugero muri kutugaragariza ko ubu se viziyo turi kujyamo n'iyi arira nawe kuko nubahaga nafataga ubu se abana banyu bo bizagenda Niba bitanye
Karine sheri mwiza wambaye ukanya mva Kari ntabwo ukwiye kunsaba imbabazi ahubwo n'igihe nkwiye kugusaba imbabazi Sobanura wazi rwose pe mwiyunge kugira ngo bigere kuri iyi ntera nijye nabigizemo uruhare ntabwo bizi Kari wanyemerera ukampa imbabazi sheri abandi bana rwose musabane imbabazi buri wese ababare mugenzi we yumva ko umutima we utekanye kandi ibyo mwakoze rimwe zongera kubikora ndaziguhaye ese nanjye urazimpaye nakubabare reka ari icyo twashaka mani ntabwo icyo ari wese yemeye amakosa ye ntabwo gusabana imbabazi rwose Karine wakoze nawe ushoboye pe buriye cyane rwose kuko rwose Alex mwebwe se ntacyo mwibwira muracyashindanya buri wese akitana ba mwana mugenzi amakosa mwarayakoze abandi nabo bamaze kwiyunga mwebwe wese mwese ko biyunze noneho muzajya hera kwinagira ntabwo ari byiza kuri mbaburira nabaye umugore utanyurwa nari nzi yuko ibi ngibi bizarangira mbonye icyo nabuze mu rugo rwanjye ariko mbabaye dore birangiye twese dufatira mu cyuma iyo nza kumenya ko basi tuza umutima bari ngiye kukubwira nakubabaje kera nabikoze utabizi nagendaga amanywa nijoro ntabyo wari uzi ariko mfite agahinda ku mutima kuko wenda nasubira mu byo nakoze byose ni njyewe wabiguteye kuko ni nanjye wabitangije ariko aka kanya ntabwo ari wagakwiye kubanza kunsaba imbabazi ahubwo ni njyewe ahubwo urampa imbabazi nza kunyurwa ntabwo nawe byari gutuma ugenda ni njye wabiteye kutanyurwa kwawe ndabyishinja ariko izi saha umbabariye imbabazi zawe zo kuziguha biroroshye basi ngaho ubura amaso ndebe simbabarira basi iyo nza kuba umugore wanyuze basi ntabwo byari gutuma ugenda shari nyumva yishinja amakosa nkuko nahoze nkubwira kandi izi saha zaba ari isaha z'impinduka mu buzima bwacu donc mbabarira imbabazi zanjye zo kuziguha biroroshye kuko iyo nishinjije ibintu byose nakoze nsanga ari njyewe wagize intandaro mu buzima bwawe kugira ngo ubabaze ujye no gushaka n'ahandi wabuze ibyo wabuze shari ngaho basi ubura amaso ngaho mbabarira tubabarirane ishimwe rwose hari imbabazi ndakubabariye nawe umbabarire kandi ndizera neza guhera uyu munsi dufate umwanzuro wo kutazabisubira urakoze cyane kandi
nizeye ko bitazasubira. ntabwo bizasubira ariko mwanagura so rero urukundo nk'urwo ubundi wari rukeneye mu rugo. kare umugore wawe ukabona yuko ari akarabo gatatse neza kurusha abandi bose. sheri imbabazi umwanya zihabwa agaciro guhera uyu none Ni ukuri pe. ubona Imana ishimwe. Nawe nayigiye kurira. bo ndagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima ndabashimira mwebwe babiri mwagize igitekerezo cyo kuba mwategura akazi. ntabwo byari byoroshye wenda kuba ibintu bibaye byari kuzaba hatabaye ikintu nk'iki. ndabashimira rero ko ibi byose bibayeho kugira ngo imiryango yacu yiyunge, aba ari umuryango wanjye aba ari n'umugabo mugenzi wanjye. ndabashimira uko muri babiri Imana ibaha umugisha, kandi icyo tubizeza ni uko nk'uko byari byaragenze ntabwo uzasubira. nubwo wenda twabarutaga ariko mu bitekerezo biragaragara ko mfite ibitekerezo byubaka kandi byagutse. nkaboneraho gusaba n'imbabazi nanone mugenzi wanjye nari narababaje, nawe nizere yuko imbabazi adafite kandi nanjye nanongera kumubabarira. tugiye kuba abavandimwe, tube inshuti, dusurane hejuru y'ibyabaye byose twunga ubumwe. madamu wanjye nawe arabyumva, twababariranye, igisigaye ni ukubana nk'abavandimwe kimwe n'aba ngaba bemeye kuza bagata umwanya wabo bakitanga bagakuza imiryango yacu. murakoze. tugwa amashyi ntabwo nanjye nagenda ntashimye. mu by'ukuri ndabashimiye Joanna, ni ukuri Imana iguhe umugisha. abanyarwanda nibo bavuze ngo igi ryahannye nyina bitangana cyangwa rihana inyoni bitangana. ntabwo natekerezaga ko ku myaka yawe wankorera ikintu nk'iki. wongeye uranyubakiye, ndabasaba imbabazi mwese, ndasaba imbabazi ahera nasenyeye, ariko nanone ndashima Imana ko igihe cyari iki kugira ngo nkunde wongere nubare. mfite amagambo menshi mfite yo kuvuga, ndaboneraho gusezera mugabo yaratumye nsenya. ni ukuri murakoze cyane, ko ari ugushimira. nta magambo mfite yo kuvuga, gusa murakoze murakoze. James njyewe ubu nasanze n'ibyishimo nigeze ngira, mbega sinabona aho mbihereye kuba nongeye kuba turi kumwe na sheri wanjye meze bigeze kuri ubu rwego cyangwa se kuri ubu rugero. ubundi ntabwo bigeze bibaho, ariko ibi byose biturutse kuri James na Joanna. ndabashimira byimazeyo, kandi ari nako nsezerera hariya. tutazongera kubona ukundi. amena. utamena ariko kandi mwakoze. amagambo yashize urugamba mwarwanye bw'imyaka yanyu mikeya, ntabwo nawe nzi yuko urubyiruko nkamwe cyangwa se abantu bangana namwe mwakora igikorwa nk'iki kingana kuvuga. njyewe ubwanjye sinabona icyo mbashimira, gusa nagira ngo
shiri wanjye afashe ampiza amaboko tugashimire tubaha amashyi n'abandi niba babyishimiye nabo barayantiza cyane rwose ko nanjye nambaye kakambaro ari kuvuza impundu natwe turishimye kubwira bumva pe ni ukuri natwe turishimye kubwira mwari no iyo mushaka mwe no kuza mukadukumbitira hano mukatubwira nabi ariko turishimye ko twabwiye abumva pe yego murakoze cyane kandi ubu noneho za fanta wari ufitiye amatsiko twananazinywa kuko ni umunezero cyagiye ntabwo zari kuba ziryoshye waba bituje ra ari akantu gato nshaka kugira ngo ngikore ndashaka gusaba mugenzi wanjye haguruka mpobere abiyera nanjye mpobera pe humura nta mujinya ngifite pe cyangwa ngo nzabisige kandi ni ukuri tugiye kubana nk'abantu nk'umuryango uko turi bane tugiye kubaka ikintu kidasanzwe genda wubake sinzongera gukubitsa ibanga ngo unyishe murakoze rero imana ishimwe kuko natwe ntabwo twabyibashishije ahubwo ni umwuka w'imana gusa icyo nakongeraho imiryango yombi ikomeze ibe inshuti bisanzwe n'umuriro mugirane inama kugira ngo urugo rwubakike neza ariko nanjye rero kuri uyu munsi reka mbonereho hari icyo nshaka kuvuga maze igihe kirekire kiri ku mutima wanjye ndakubwira ati ni ibyishimo bijya mu bindi maze igihe ndyama mwumva umutima wanjye uri kugenda wisimbiza uko wisimbiza usimbiza uvuga izina ry'umuntu ngiye kubabwira mu kanya wabona ari bya bikabyo kamaguruke ntukiri ibikabyo shaka siko najya mumenyera ureba Joana cyane ra nabuhara rero bavandimwe maze igihe mbitse bana ku mutima wanjye kandi iryo banga arabona ashatse ko naribwira umutima wanjye hari uwo yakunze uramukunda ntarara nkasinziriye ntagenda nkajya mbona isura ye mu maso naryama nkamurota Joana ndabikeka niba tubasha kubaka ingo zasenyutse zikongera zikaba ingo nzima zihagaze neza ni gute twebwe tutakubaka urugo rwacu amagambo ashize ivuga we niwatsekaga ngo narize uburijijwe n'iki ntuvuge ni wowe ku mutima wanjye ni wowe utuma ntasinzira iyo ngenda mbona ishusho yawe imbere yanjye yananze imbere yanjye Joana wanyemerera ukambera umutima w'urugo igihe kizaza shase yesu mwadukoreye ikintu cyiza natwe turishimye yava natwe tuwutaye bebe ako siripurize iryoshye koko se yesi reka kwigiza nkana urakoze cyane
ready to be next. Wow. Urugo rwa Jona. Ari surprise shusho. Mega surprise. Amutumye naje. Kandi turi umutima wanjye wishimye. Anezerewe. Sasho kukitanterera. Ari dushaka kukitanterera ibina. Yongera bitere byasubira. Ngo hayi. Impeta wayimanuye mu rutoki. Arayimanura neza. Score neza. Yes. Wow. Jona felicitations. Wow. Felicitations bebe. Byari ubaye umuntu kwicara no kuri ngo abana ngwino umuntu w'umugabo rero uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo mureke tunywe duserebure mva abo dukesha niko bimeze ahubwo se reka nyaruke Twaba nahari. mwari mwabiteguye shanda bafashe Karibu ufite twakoresheje nyine. Wow! turara duserebura Urinde bucya nari nabyeretswe urinde bucya Waranyeretswe. yamaye nka nari nabyeretswe nayisaba turi buzimwe Ziranywe wewe. use turazima ari izo gupropozwa kwa Joana Turazima ari ukwiyunga kwacu ziranywe uri gufatwa. Turazimwera icyo ubundi. ibyo byose Bari barabipanze. Kuki Jona wampamagaye? reka mbabwire mwari muherutse kwishima gutya ibyo byose ni ukuri wakomana ko turi butwice uyu munsi ni umunsi wacu inshwi wibuke ikirahure abo Jana bigishwe ntabwo ari ubizi wawe shaka ubigishwe twari twateguye surprise nawe twari ubizi ko ari surprise birarenze kabisa Joana yarabizi wa Priya namufataga nk'ipampe yanjye umuntu Joana waje warabyambariye twaje twambaye gutya kuba twari twabeshye ko ari ikirori utegura unafite umugabo uzi gutegura aha baranyemeje ukuntu yacutse ngo tubishyire mu birori ngo ngwiwe ngo tujyane ibirori ukuntu habuze se n'ahandi twahurira ngo wapi ngo tuzaba ibintu biba umuntu agatemba icyamusubiza ibikumi nawe bakamuterera ivuga uko nawe dore wamuterera ivi nari nabipinze ubu tugiye kunywa twishime imeze neza kira rwose James ibintu wabiteguye ntuturebe ibintu se wari wabiteguye pe nabimaranye iminsi ni ukuri twe twateguye ikirori n'ubundi mwese mwari kwiyunga n'itume twe twabiteguye buri wese kamugeraho kabisa amashara kariyo kabitse shusho be shushu ase ninde shusho uzi ko n'isoni zahise zikwica burya gutererwa ibintu byoroshye wara mbe muretse kunywa turabimbure natwe twacecetse ezo turabaha ziraryoha kabisa ziri buryohe zize 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 wari komana
ntabwo wayisoma hatakunywesheje ubwo si ibyo bintu wabinkora mbega wowe utange akakarahure utange akakarahure ahubwo nturi bukaze udusharinga twibere shasheri sheyasi ala sante ku buzima bwacu bayi wawe kanaryoshye kubiko karyoshye nk'urukundo shazi iryoshye nk'izo biyongeyeho kabisa ariko noneho ubu ntabwo wari wayinyweyeho cyane ntabwo nigeze nsoma Yana kazi na nakazi cy'umwakira ngo ubyinire ese wamubona ntabwo tukazi buri wese afata uwe shukamo ikinyoro bitanu